Mu isi y'uduce duto twa mudasobwa, amajwi ya AI n'udusanduku dufata amafoto, hari ikintu abantu batangiye kwibagirwa: umuntu. Uyu munsi turibaza tuti, ese mu gihe ikoranabuhanga ritwihutisha imbere cyane, turacyibuka kuba abantu? Ikiganiro ni umuntu mu gihe cy'ikoranabuhanga. Gendeye Olivier Mahombe, aha ni kuri Kivu My Homeland. Muri iki gihe isi iri ku muvuduko w'ikoranabuhanga ridasanzwe, ariko tukibaza tuti, ese ubu muntu ntiburimo kuzimira? Iki kiganiro kirasuzuma uburyo abantu bashobora gukomeza gukunda, gufasha no kubana neza mu gihe byose bihinduka binyuze muri AI, social media n'imibereho y'isi ya digitali. Turibanda kuri ibi bintu bikurikira muri iki kiganiro cyacu: ubumuntu n'icyo bisobanuye mu buzima bwa buri munsi, uko ikoranabuhanga ryahinduye uburyo tubana n'abandi, icyo urubyiruko rukwiye gukora kugira ngo rube smart mu bwenge ariko rukomeze no kuba human, cyangwa se rukomeze kugira ubumuntu, aho ubumuntu buhurira n'iterambere cyangwa se technology with the heart. Muri iki kiganiro cyacu hari ibibazo byinshi wakwibaza. Ese ninde muhanga ubifitiye ibisubizo muri iyi minsi? Ese mu by'ukuri ni iki wumva ubumuntu busobanuye mu buzima bwa buri munsi? Utekereza ute uburyo ikoranabuhanga ryahinduye imibanire y'abantu? Ese wigeze kubona aho ikoranabuhanga ryangiza cyangwa se rihindura ubumuntu bw'abantu? Ukoresha gute ikoranabuhanga mu buryo bufasha abandi, aho kuribangamira? Ni gute urubyiruko rwakoresha social media n'ubumenyi bwa digitali mu kubaka ubumuntu? Hari igihe wigeze kubona ikoranabuhanga rituma abantu batakaza compassion cyangwa se empathy? Compassion tubisobanuye mu rurimi rw'ikinyarwanda ni uburyo abantu bishyiraga hamwe bagafasha abandi. Ese uratekereza ko hari igihe wigeze ubona ikoranabuhanga rituma abantu batakaza compassion? Ese mu kazi cyangwa se mu muryango, ubumuntu buracyabonerwa umwanya mu gihe cya AI na robots? Ni iki twakora ngo ikoranabuhanga rikomeze kuba rifite umutima? Ni ubuhe butumwa watanga ku rubyiruko ruri gukura muri iyi si ya digitali? Mu magambo make, ese ubumuntu mu gihe cy'ikoranabuhanga burashoboka? Ari wowe wasubiza n'iki? Uwakubaza ngo ubumuntu mu gihe cy'ikoranabuhanga agashyiraho utudomo, wasubiza ngo iki? Ngibi bimwe mu bisubizo twabashije gusubiza mu bibazo twakomezaga kwibaza. Ubumuntu busobanuye mu buzima bwa buri munsi. Mu by'ukuri abantu benshi bazagira ibisubizo bitandukanye, ariko kuri njye, ubumuntu kuri njye numva ari ubushobozi bwo kubona agaciro k'undi muntu n'ubushake bwo kumufasha kugira ngo agire imibereho myiza. Nubwo ikoranabuhanga ridufasha gukora byinshi, ariko ntabwo ryasimbura umutima w'umuntu n'urukundo. Ikibazo cya kabiri, ubwo undi nawe azatubwira uko atekereza muri iyi minsi, uko iki gisubizo we yakakwiriye kugisubiza, ugisubize muri comment. Igisubizo cya kabiri cyatubazaga ngo, utekereza ute ku buryo ikoranabuhanga ryahinduye imibanire y'abantu? Ese mu by'ukuri koko wowe niko ubibona? Ngenda basubiza nkanjye rero. Muri iyi minsi ikoranabuhanga ryahinduye byinshi, ryaduhaye uburyo bwo kuvugana n'abari kure, gusangira ubumenyi no gukorera hamwe mu rwego mpuzamahanga, ariko nanone byatwaye umwanya wo kuganira imbonankubone, bigatuma abantu benshi batakaza ubushobozi bwo kumva abandi no kwihangana. Ese nawe niko ubibona? Twandikira muri comment. Igisubizo cya gatatu, ikibazo cya gatatu cyatubazaga ngo, ese wigeze kubona aho ikoranabuhanga ryangiza se cyangwa rihindura ubumuntu bw'abantu? Twagiye ku ruhande rwanjye navuga nti yego, hari ubwo abantu benshi bakoresha social media kugira ngo bashyire abandi hasi, aho naho wumva ngo batubuze, aho abandi bayikoresha mu kubaka, ariko haba hari n'abandi bakoresha ikoranabuhanga mu gusenya. Hari aho usanga umuntu ubutubuzi bwabaye ku matelefone, ubwabaye ku scam za Facebook, ibintu by'imikino y'amahirwe utamenya ngo babisobanuye ngo iki, abantu benshi bashoramo bagahomba. Hari n'igihe AI ikoreshwa mu kinyoma, nko gukora amashusho y'abantu
batabikoze cyangwa se amagambo batavuze. Ibyo byose bisaba ko tugira indangagaciro zikomeye. Ni ukuvuga ngo mu gukoresha ikoranabuhanga hari abantu bamwe byagiye rihindura, ugasanga umuntu afashe ishusho y'undi akayikoresha mu buryo atari we cyangwa akamuvugisha amagambo atavuze, icyo bita manipulative. Ugasanga hari umuntu ukoresha ikoranabuhanga kugira ngo yanduze isura ya mugenzi we. Ese wowe niko ubyumva? Uratwandikira muri komenti utubwire koko niba ariko nawe ubyumva. Ikibazo cya kane, mwari mutegeranyije amatsiko, ukoresha gute ikoranabuhanga mu buryo bwo gufasha abandi? Ese ni gute ikoranabuhanga rikoresha mu gufasha abandi? Nge nkora uko nshoboye kose mu ikoranabuhanga kugira ngo ribe igikoresho cy'uburezi n'iterambere. Nkoresha amahugurwa online, amavideo y'ubumenyi n'amasomo afasha urubyiruko kwiyubaka no kumenya gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bufite intego. Ese wowe urikoresha gute? Ikibazo cya gatanu cyatubwiraga ngo ni gute urubyiruko rwakoresha social media mu kubaka ubumuntu. Rwabanza kumva social media atari iy'abakire cyangwa se ab'igihugu bakize gusa. Ni urubuga rwo gusangira amahoro, gusobanura ibitekerezo no gukangurira abandi ibikorwa byiza. Ibyo byose byubaka ubumuntu muri digital. Ni ukuvuga ngo social media wayikoresha mu gufasha abantu bari kure n'abari hafi yawe n'abari kure, ndetse no kumvisha abantu ku isi kuba bakora ibikorwa byiza. Ese wowe nawe ni kubyumva? Wumva social media yakubaka ubumuntu? Badusubiza muri komenti. Ese mu kazi cyangwa se mu muryango ubumuntu buracyabonerwa umwanya mu gihe cya AI? Hari abantu bagifite ako gaciro? Twavuga tuti yego, baracyagira agaciro gakomeye. AI irashobora gukora akazi ariko ntibishobora gukunda kumva cyangwa se guhumuriza. Ibyo byose bigengwa n'umutima w'umuntu. Niyo mpamvu tugomba gutoza urubyiruko skills of heart cyangwa se ubwenge bw'imbamutima, atari gusa skills of machine, atari kubigisha ibintu by'imashini gusa. Abantu bagomba kwiga n'ibijyanye n'imbamutima. Nawe niko byumva? Ni iki wakora ngo ikoranabuhanga rikomeze kuba rifite umutima? Tugomba gushyira imbere indangagaciro, ubunyangamugayo, impuhwe no kurengera abandi. Buri gikorwa cya digitali kigomba kuba gifite inyungu ku muntu, si inyungu ku mashini. Niyo mpamvu ikoranabuhanga ryakagombye kuba rikora ariko binyuze ku mutima w'umuntu, ntirikoreshwe imashini, ntikoresha abantu, ahubwo abantu akaba aribo bakoresha imashini. Nawe yaba ari kubyumva? None se ni ubuhe butumwa wowe utwumva wagenera urubyiruko ruri gukora muri iyi si ya digitali? Ngereka nshireho urwanjye twumve niba nawe ari uko wabibwira. Urubyiruko, ikoranabuhanga ni inkota ifite impande ebyiri. Ushobora kuyikoresha mu gusenya cyangwa se mu kubaka. Hitamo kubaka. Tangira ku kintu gito. Nk'uko umucyo muto ushobora gucana umwijima munini. Tangira ku kantu gato, kubake mu buryo bw'ikoranabuhanga, kazagera kure kandi kagirira icyarimwe. Niyo mpamvu ikoranabuhanga njye ntekereza ko ari inkota ifite amogi abiri. Rero muri make ushobora gutekereza ko ubushobozi bwo gukoresha ikoranabuhanga mu nyungu z'abantu aho mu nyungu z'imashini. Ni nayo mpamvu y'iki kiganiro twakanguriraga abantu kugira ngo bamenye ko abantu bashobora gukoresha ubushobozi bw'ikoranabuhanga mu nyungu z'abantu aho gukoresha ubufatanye n'ikoranabuhanga mu nyungu z'abantu bwite. Ikoranabuhanga rihindura isi, ariko ubumuntu nibwo butuma isi isigarana agaciro. Niba ushaka iterambere ryuzuye, tangirira mu mutima wawe. Be smart but stay human. Mwari kumwe nanjye Olivier Mahombe. Aha ni kuri Kivu My Homeland. Naho ubutaha. Ciao ciao.